boniwe Boniface uraberewe icyo nkubuniye uri umuntu w'umugabo uhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza jya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba uwima umuto abayimye umukungu ntukarye amanwa aho wakavuze ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze ntukibuke Imana ibibazo byaje igihe udasenga nta humure uzagira mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya cyane ko ubutunzi bw'isi uyoyoka nk'igicu ujye ugira kwizera nk'ukwa Mose wambutse inyanja ahumutse ahareba ugire kwizera nk'ukwa Daniel wavuye mu rwobo rw'intare ugire kwizera nk'uko abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro nizere ko mumeze neza Ben Nganji umunyabigwi umugabo byahamye cyane mu misango y'ubukwe umunyarwenya ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda no mu mahanga tuguhaye ikaze umeze neza meze neza ndakomeye Ben imisango y'ubukwe kuri Ben ivuze iki imisango y'ubukwe rero ni ikintu gikomeye cyane kuri njyewe ni ikintu abantu bene bwo abakora ubukwe baba badakwiye gukinisha kuko ni ikintu ubundi kitagurwa n'ubwo gifite amafaranga gitwara abantu bategura ubukwe bakwiriye gufata ubukwe nk'iyo hari ikintu batapfa kwishyura amafaranga ngo uvuge ngo ndagikoze kuko nta kintu uba wishyuye abantu baza mu bukwe bwawe burya abantu baza mu bukwe bwawe bafite akazi basanzwe bakora bafite igihe kiba gishize wenda bataza badahura abantu bagaturuka mu ntara zose bakareka akazi bakoraga bakareka ibiraka byose bakareka gahunda zabo bakareka icyubahiro bafite bakaza kwicarana n'abantu b'ingeri zose zitandukanye ni ikintu gihuza abantu bose batandukanye rero niyo mpamvu ubukwe rero mbufata rero nk'aho ari ni isangano ry'umuco wacu ni naryo fatiro ni rwo rutirigongo tunasigaranye muri mu muco nyarwanda kuko usanga umuco nyarwanda ugenda ucika mu bintu bitandukanye ariko ubukwe nyarwanda bukomeza kugumana umwimerere wabwo abantu barahura ubukwe nibwo busigaye buhuza abantu baburanye bakagira gute nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma abantu bashobora guhura bagafata uwo mwanya ikindi nanone hari abantu bafata ubukwe bakavuga ngo reka tubwirukanse ngo reka ngo byihute ngo tugire ibyo dusimbuka ngo tuvangavange ngo ibicuba ngo mubikuremo ngo abatahira ngo mubakuremo oya bitandukanye umugeni yego ni bimuhesha agaciro ibyo byose umugeni ntabwo ari nk'uko basaba byeri kuri kontwari ngo bavuga ngo mpereza ngo bigire gute hari n'abantu bagiye babigerageza ngo babyihutishe ariko ubona ko bikomeza nanone bikanga abantu bakaguma kuri wa mwimerere w'ubukwe bagategereza abantu bakajya muri ya misango ya kinamico bamukina abantu bakina ikagumaho rero iyo umuntu avuze imisango y'ubukwe rero ni urutirigongo rw'umuco dusigaranye ni ubuzima bwacu nabwo dusigaranye butuma dukomeza kuba abo turi yego Ben ariko tukiri hano abanyarwanda bakunda umwimerere wawe wihariye cyane ko mu gitaramo cy'imisango y'ubukwe ukunze no gushyiramo urwenya emotion z'abantu iyo zigaragara kuri wowe bumva bisobanuye iki kuri Ben ubundi mu buhanzi bwanjye n'ubundi aho n'abandi hose mba numva nshaka gukora ikintu gituma abantu badasinzira batekereza ikiganiro cyanjye kigomba kuba umukino na audience uko igiye nkabajyana nkabamanura tukishimana tukagira gute aba ari umwanya mwiza buri abantu baba bamaze igihe bari muri stress z'akazi yego baba batunganya n'ababosi hari ababuze amafaranga hari ababuze bahuye n'ibibazo bitandukanye by'akazi iyo haje mu weekend rero umuntu aramutse adasetse mu bukwe adatashe yishimye yatibagiye bya bintu byose asanzwemo nta kintu yababonye rero mu bukwe rero niyo mpamvu rero
mba numva nkwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yumve icyo atigeze yumva ibishyashya mu bukwe, donc yumve yishimye, yumve ko ari nk'ibirori yaje kureba nyine, nicyo bita ibirori rero. Urwo rwenya rwawe rutuma abantu benshi bagukunda, ubakira gute kutabasha kwigabanya ngo ube inshuro zingahe, bigenda gute? Akenshi ubundi ntabwo ari no kuvuga ngo abantu babishimye, ni ikintu mba nkora nanjye nishimiye, mba numva nishimye, noneho bikagera no ku bandi barimo kudukurikira cyangwa se abari imbere yanjye ndimo kubwira, mbanza kwishima ngiye ku giti cyanjye, nkavuga ibyo numva nishimiye, noneho bigashimisha noneho abankurikiye. Message ntoya rero ngira ngo utubwire, nk'uko ufite experience mu bijyanye no kuyobora ubukwe, ndetse iki gihugu cyacu nubwo hari utuntu tumwe na tumwe usanga abantu badahuza, ariko rimwe na rimwe nyine nkawe igihugu bukiza ubuzi n'abaturage bagituye, ni ibiki ubona bikubangamira? mu kanya wari wabikomojeho, ni ibiki bikubangamira mu misango ku buryo rino jwi n'uwaryumva ejo ashaka ko Ben Nganji yamutaramira, yamuyoborera ubukwe, akwiriye gukosora mu bukwe kandi ubona kitameze neza? Ubukwe bwose buriya bukunda gusa, ariko nanone buriya kuyobora ubukwe neza buriya nta nubwo ari no kuvuga ngo navuze amagambo menshi kandi wenda anasekeje cyangwa agize gute. Nanone ni ugufasha abantu kuyobora ubukwe, kubibutsa birimo kubura, kubafasha ko bati hano wawe birakurikira gutyo, ukagenda wibutsa abantu kuko ubukwe abantu benshi ntabwo baba babuzi. Hari n'abantu baba badaheruka kubutaha, abashinzwe serivisi runaka hari ibyo baba bibagiwe, hari n'ibyo uvuga ugasanga hari n'utabikunze, nta n'ukundwa n'abantu bose. Hari ibyo ushobora gukora, hari ibyo ushobora kuvuga, mba mbizi neza ko bishoboka ko utajya imbere y'abantu 700, 800 ngo hataburamo abantu ibyo uvuze, wenda n'umuntu ashobora no kugureba isura kumva nta nubwo nayikunze. Ntabwo rero umuntu ugutumira mu bukwe aba yaragukunze. Ubu bizi neza rero ko utakundwa n'abantu bose, yaba ibyo uvuga, yaba ibyo ukora, yaba uko ugenda n'uko usa n'uko uvuga, ntabwo bishobora gukundwa n'abantu bose. Mu bukwe rero uketse wigize nk'ikibazo wenda akagira nk'akantu ushobora kutumvikanaho n'umuntu cyangwa se n'abantu barimo gutegura ubukwe, wenda niko gashobora kukubangamira, ariko mba nzi ko bibaho, mba nzi ko ibyo uri gukora bishobora kugongana n'abantu rimwe na rimwe. Ubwo rero ikintu wenda kijya kibangama mu bukwe ni kugutegeka kwihutisha ibintu mu gihe bidashoboka, cyangwa se abantu bene ubukwe bashaka gukora ibintu byose nk'uko bagombaga kubikora batakerewe no mu gihe gito kandi wamugane kandi bakerewe cyangwa se batinze, ariko barashaka ko ibya bintu byose bigomba kujyamo kandi noneho ni wowe ubyikoreye. Buri wese ari kukureba ngo musingo kora ibi ngibi, musikora ibi ngibi, buri wese agahita kuyobora, buri wese ari kuvuga ati kora ibi ngibi, kora ibi ngibi, kora ibi ngibi. Iki kintu rero hari kigira kikagira rimwe na rimwe abantu bakagufata ko ari nkawe wabitindije kandi ari bo batangiye ubukwe saa 6 saa 7, ubwo urumva cyangwa se noneho abantu bakakubwira basaza wenda akavuga bati ibyo bintu biri gutinda byanyu. Akenshi uremusi bahita bakujyana hamwe n'abageni, ibyo bintu byanyu mwashyizemo ibintu by'abahanze, mwashyizemo ibintu byo gutaraba cyane, emusi kuki udakuramo ibyo bintu? Kandi nanone n'abanyiri ubukwe baravuga ngo twishyuye amafaranga menshi, twishyuye amafaranga menshi, ubwo ibintu utabishyizemo waba utwica ubukwe. Ubwo rero icyo kintu rero kirabangama cyane ku bantu baye munsi bayobora ubukwe. Hari abavuga ngo imisango y'ubukwe nibe, ariko ibijyanye n'amahamba n'amazina y'inka byigizwe Ben Nganji. Nanone hariho no kuntu abantu bafata nk'abatahira bakabafata nk'ari akantu ko kujugunya gusa, nk'ibintu bidafite akamaro, cyane cyane abantu bato badakunda umuco cyangwa badaha agaciro umuco. Bati mugende shyiraho ibyo. Akenshi amazina y'inka ubundi akunda kugera abantu bagiye kurya, kandi n'abatahira burya uretse no kuba bari mu kuri, baba bumva batajya kubwira amazina y'inka abantu mu gihe bari gufata amafunguro, kandi ni nabyo birumvikana. Biba biteye isoni kuba hari abantu bari kuvuga amazina y'inka abandi barya izazo. Ku bantu none mumaze kuvuga inka ngo kuntu ari nziza murazikunda, muri kuzishinga amenyo, abandi bari kuvuga ngo amazina yazo bazivuga ibigwi byazo, nacyo ni ikintu kiba kitari cyiza. Rero kuvuga amazina y'inka barya izazo biba ari ngombwa ntibikabe, aho kugira ngo abantu muvuga amazina y'inka muri kurya n'inyama, nibareke byose bibe mubireke. Wenda icyo gice mu gikuru muzakivuga ikindi gihe,
ariko nanone mudakoze iryo kosa nk'abantu bakuru b'umuco mumaze kuvuga ibintu byose bijyanye n'inka inka mwavuze iyo ariyo mwavuze ko izanye n'umuntu ibahaye umuntu mwarinze mugakora iki. Yego, aha dusoza rero abantu benshi navuze ko bagukunda kandi bakagukundira uburyo ubafasha ukayobora ubukwe rwose wizihiwe, usibye bakubona kuri sale zitandukanye z'ubukwe n'ahandi hantu hategurirwa ubukwe, ubundi abantu bagukura he mu by'ukuri ko nzi ko abantu nk'amwe bakunze no kutaboneka bikagora. Ndaboneka kuko ntuye mu mujyi wa Kigali, abanshaka barambona, adresse zanjye ziba zizwi. Ntuye mu mujyi wa Kigali, ntuye ku Gisozi, nkafite na business ya alimentation bita Karinga ku Gisozi, nkakorera mu mujyi kuri Kate Radio n'ahandi henshi hatandukanye. Ndahari abanshaka barambona. Okay, ubwo natwe nibashaka nimero za Beni muzaduhamagare. Tugushimira cyane, wakoze cyane no kuri, kandi ukomeze ugira amagara mazima, impagarikiye n'ubugingo, kugira ngo ukomeze usasanure imisango udasobanya. Urakoze cyane, turagushimiye cyane. Urakoze nawe.